iyi message niyo tugiye kuvugaho ubu ngubu kandi ntekereza ko niba uri umuntu ukoresha Xness iyi message warayakiriye. Ndabona aho kuza gusubiza ikibazo abantu bagendaga bibaza ngo ese ngo ko twumvishe ngo Xness abantu bafite ama account yari asanzwe ko yazakomeza gukora. Bamwe tukagenda tubibafashamo kugira ngo byibuze bibashe kuresistinga iminsi kuko arizo bamaze guclosinga. Ariko iyi message yakiriye buri muntu wese usanzwe akoresha Xness ari umunyarwanda ivuga ko account ya Xness cyangwa se abantu bose bakoresha account za Xness zigomba kuba closed, zigomba guhagarikwa. Iyi message yanjye yo nakiye ku itariki 16 kuri account yanjye bwite, ndetse nawe niba ukoresha Xness ugomba gucekinga yaba muri notification cyangwa muri email yawe iyi message warayakiriye. Ni message itanga ubutumwa ko account igomba kuba closed bitarenze ku itariki 30 z'uku kwezi kwa gatandatu. So bakaba baratugira inama ko ugomba guclosinga bijyanye na trades niba usanzwe tradinga bitarenze ku itariki 29. Noneho ukaba wanareba amafaranga yawe ufite niba closinze ama trade akaba ari uzakora ama trade ya nyuma ukaba yabikura kuri account yawe kugira ngo hatazaba ikibazo runaka kandi waramenyeshejwe mbere yuko account ifungwa ku itariki 30. So ndumva iki kintu ni ikintu gisobanutse, ndi kugenda mbereka message kugira ngo mubashe kwisoma yose, mubashe kwisobanukirwa neza. Ariko ikintu cya mbere gihari nuko twategujwe Xness nagiye mbivuga inshuro nyinshi mbabwira ubu ngubu ntago cyakira abakiriya bo mu Rwanda bari bayikoresha, mbabwira ko batwandikira kuri email yacu tukabafasha kuba twabafungura kuri HFM cyangwa se bakabona muri link muri description kuko ariho byibuze dusigaye dukoresha. Dukorana n'umubroka byibuze ushobora kwakira clientele iyo mu Rwanda ari we HFM. So ntekereza ko naka kantu gato nshaka ko tuvuga kuri Xness niho tugiye gusubizaho tubazo abantu bamwe bagenda bayibazaho. Umva aka kantu, ese waba warigeze byibuze utekereza inshuro imwe ko bakoresha telefone na internet yawe ibintu bigira akamaro ku buzima bwawe? Byibuze bigerageze nonaha usure website ya jbforexonline.com. Nizere ko mumeze neza cyane mwe mutunze telefone n'ama laptop, mbazani ubutumwa bwiza bubafasha mu kuba byabaha umusaruro. Uti bimeze bite rero? Nkuko mubibona rero muri laptop yanjye ndi gukora ibijyanye na online forex trading. Ikiza kibi rero ushobora kubikora bibereye mu kazi cyangwa ugahitamo kubikora byonyine ubundi ukibonera amafaranga. Abenshi barabyibaza batse byakunda, birakunda neza cyane. Hari ikintu ngiye kugusaba kubera yuko kugira ngo ukore ibi bintu bya online forex trading no kuba ubifiteho ubumenyi. Kubigiraho ubumenyi bituma ubikora neza cyane. Muzaniye website iza gutuma ubona amakuru yose ukabigiraho ubumenyi bikagufasha kubikora neza. Uti website ni yiherero ni wa@gbforexonline.com gbforexonline.com @gbforexonline.com www.gbforexonline.com gbforexonline gbforexonline.com www.gbforexonline. Hello, ni GBFX online nkuko bisanzwe. Ntekereza ko wenda nta mwari musanzwe mubimenyereye ko dushobora kuba tangira video muri ubu buryo duhita tubahereza update, ariko nuko bimeze twatangiye video
tubasobanura ku bijyanye na Exness, ariko tugiye kubivugaho neza mu buryo bwimbitse. Exness ni mu broker twakoranye igihe kinini hano mu Rwanda, and now agongana na regulations ziriya zasohotse mu mwaka washize zisobanura ku bijyanye n'imikorere cyangwa se ibyo abantu bakora online forex trading, nk'aba retail trader cyangwa se abahuza ku isoko, bagomba kuba basabwa kugira ababyuze kugira batange serivisi ku isoko ry'ivunja n'ivunjisha ryo mu Rwanda. So nibwo buryo rero natangiye mbabwira kuri Exness. Nizere ko nta muntu utakiriye message nk'iriya. Niba wanayakiriye cyangwa niba utayakiriye, beta kugendera kuri iriya kuko niyo twese turi kugenderaho. Iriya niyo twese turi kugenderaho kugeza ubu ngubu kugera ku itariki 30 z'ukwa kane, z'ukwa gatandatu. Exness ama account yose ariho abakiriya bo mu Rwanda izaba ari closed, azaba yafunzwe. So rero mu kintu cyatumye wenda dufata akanya gato kugira tubiganireho, yaba bari bafite ama account ari standard, yaba bari bafite ama account ari pro, yaba ari ama zero speed account, ayo ma account yose umubroker bita HFM arayafite. Biriya by'abandi babroker muri gukorana za Just Markets, za Tempura, abandi bla bla bla, XM, za Pepperstone, ibintu nk'ibyo bindi, urebye uburyo borohereza abakiriya bitandukanye no kuri HFM. Ntekereza ko ubu ngubu kugera ku kubikuza ukoresheje mobile money biri instant ako kanya kandi biri na automatique, umubroker ubisigaranye ni HFM. Nk'abandi benshi nari mvuze kugira ngo ukore deposit bisaba kuba wagira umuntu runaka woherereza amafaranga, wamara kumwoherereza amafaranga akayagushyira kuri account. So biri ntago biri secure ugenekereje n'ubundi buryo bwiza bwakagombye kuba buhari bwa automatique nk'uko bari basanzwe babikora. So rero umubroker ufite service zimeze neza photocopy ndetse zifite n'ubwisumbureho ni HFM, kuko mvuze ubwisumbureho, we afite na account yitwa crypto account, aho ushobora gukora deposit bisanzwe ariko ugatrading ama crypto nk'uko wakoresha Binance, nk'uko wakoresha ibyo byose muri HFM ushobora kubikora. So ubwo rero niyo mpamvu nafasha akanya kugira ngo babibwireho umuntu wakiriye notification n'utarayakiriye bagira amakenga, mwe mwafungura kuri HFM ntubagira ikibazo, we watubwira tugufashe, cyane ko n'ama verification yiwe ntabwo agoye nk'uko bandi babroker. So rero uretse iyi video tubakoreye, ushobora kugira ikibazo runaka ashaka gusobanuza, ushobora no muri kuba watwandikira yaba ku social media platform yacu atandukanye, yaba kuba wadusura kuri website yacu ari JP Forex Online, cyangwa ukatwandikira kuri nimero yacu niba usanzwe trading wakoranaga na Exness. Even nta nubwo ari we gusa, bose bashobora kuzagenda bagira ibibazo, ariko HFM bigaragara ko iri stable. Ugendeye ku kuba mu gufungura ushobora gukoresha icyemezo cy'umuntu wemewe utuye mu Rwanda kiva ku irembo. So yose rero ni amakuru mba ari kubahereza kugira ngo mubashe kuyabyaza umusaruro. Mbere yo gusoza sinabura kubanza kurangira social media zacu kugira ngo ube wadukurikirana ujye umenya amakuru agiye arambuye cyangwa se ajyanye n'ibyo tugenda tuvugaho, by'umwihariko ku bijyanye na global financial market. Social media zacu zose dukoresha JP Forex Online. Kumenya amakuru arambuye byisumbuyeho ushobora gusura website yacu ariyo jpforexonline.com ukamenya byinshi birenzeho. Ibyo bidahagije cyangwa se by'akarusho, dufite group ya Telegram buri gihe tuyipininga muri description kugira ngo abantu bashaka gusobanuza cyangwa se kuganira ibyisumbuyeho duhuriye muri group ya Telegram, aho tuganira byimbaza nkusubize, wandika usubizwa, ikibazo udafite usobanuza. Mbibutsa kandi ko muri JP Forex Online ubu ngubu twabazaniye igisubizo ku bantu bagiraga ikibazo cyo kwiga bitewe n'amasaha cyangwa se bitewe naho baherereye. Dufite GMT itandukanye cyangwa se bitewe n'igihe bavira mu kazi. Ubu muri JP Forex Online dushobora kugukurikirana igihe cyose weho wabonera umwanya wo kwiga. Ubu niwe tubwira igihe cyo kwiga, yaba mu gitondo, yaba nimugoroba saa 10 uvuye mu kazi, saa 11, saa 12, saa 2 z'ijoro, yewe na saa 5 z'ijoro, saa 7 z'ijoro. Ubwo ndi kuvuga ku bantu bo hanze muri za Canada, muri za Belgique, usanga dufite amasaha kuri GMT atandukanye. Ibyo bintu nizongere kubabera imbogamizi, twarabikemuye. Ubu ngubu mu gihe ufite ubushake n'ubushobozi bwo kwiga muri JP Forex Online, turagukurikirana igihe cyose weho ubonera umwanya.
get rich or die trying.